Akarere ka Rutsiro ni kamwe mu turere turindwi tugize intara y'Uburengerazuba bw'u Rwanda. Kakaba kagizwe n'imirenge 13, utugari 62, imidugudu 443, abaturage 335,526. Mu mirenge 13 igize akarere ka Rutsiro igabanyijwemo ibice bibiri, harimo igice kigizwe n'imisozi miremire n'ikindi gice cyo mu nkombe z'ikiyaga cya Kivu. Si ibyo gusa kandi kuko muri akarere ka Rutsiro iyo watembera wasanga ibyiza nyaburanga bibereye ijisho. Uretse ibyiza bitatse akarere ka Rutsiro, n'abakozi bakora muri aka karere bakorana umurava umunsi ku wundi kugira ngo akarere kabo karusheho gukataza mu iterambere ry'igihugu cy'u Rwanda. Ayingamiye Emehansi, umuyobozi w'akarere ka Rutsiro, aradusobanurira imikorere y'akarere ayoboye. Nitwa Emehansi Ayingamiye, ndi umuyobozi w'akarere ka Rutsiro. Nk'uko rero mwabibonye, dufite inyubako nshya y'akarere ka Rutsiro, ibiro by'akarere. Sinzi niba mwarigeze muhagera ahangaha mbere tutarimukira muri iyi nyubako, ntago twari dufite uburyo bwiza bwo gutanga serivisi. Ubu rero byaratworoheye, umuturage iyo yinjiye hano mu karere aje kwasaba serivisi aramwakira kuri reception hariya aho bakirira abaturage, noneho bitewe n'aho agiye bakamwereka aho yakirwa. Ashobora kuba agiye mu bunyamabanga rusange cyangwa se akeneye umuyobozi muri komite nyobozi. Twese twafashe igice cyo hasi, ground floor, kugira ngo umuturage atayobagurika azamuka ajya mu igorofa hejuru bikaba byamugora. Aho rero bahita bamwereka aho abayobozi dukorera, akadusanga tukamuha serivisi. Hari mu bijyanye no kunoza imikorere, abakozi nabo mu mashami bagenda bakorera mu cyumba kimwe, ku buryo niba ari dosiye ikeneye abantu batandukanye muri iyo serivisi, bose bahita bayikemurira aho ngaho, atari umuntu atabanje kujya mu bindi biro ngo yongere agaruke, ahubwo bose bakaba bari mu cyumba kimwe. Dosiye iva ku mukozi umwe ijya ku wundi, bigatuma serivisi yihuta. Tutarimukira muri iyi nzu mwabonye, abakozi bajyaga bambwira ngo bazajya basinyisha ordre de mission kugira ngo bagere ku biro byanjye. Biro ntago bikigoranye, iyo akeneye icyo asobanuza cyangwa se agisha inama ku buyobozi ni hafi, ahita aza tukaganira, tukavugana, tugaha umurongo ikibazo yahuye nacyo muri serivisi kigahita gikemuka. Nk'uko mwabibonye rero, ni ibiro bigezweho byubatse ku buryo bugezweho. Ni na kimwe mu bikorwa biteganywa muri master plan y'akarere ku bikorwa remezo by'inyubako, byo guha umurongo n'abaturage kugira ngo batangire bubake ku buryo bugezweho ahangaha mu mujyi wacu.